abakobwa twisuzugura kandi ukumva ko abahungu basaza bacu aribo bagomba gukontribuwa mu rugo erega nawe hari icyo ushobora gufasha ababyeyi bawe hari icyo ushobora gukontribuwa mu rugo muraho bakunzi banje bakunzi ba Mado TV show umeze neza jewe meze neza ndashima Imana nta kibazo mukuri nko mubibona murabona ko ari amahoro kuba turiho n'ubuntu bw'Imana n'ukuri hariyo benshi bapfuye batakiriho ariko twebwe uko biri kose tumeze neza niyo mpamvu tugomba kuvuga ko tumeze neza mu gihe cyose tuba tugihumeka tuba tumeze neza mu buzima busanzwe naho ibindi byo ni ubusa hanyuma nubwo bumeze neza turabaramukije cyane abo bukeye nimwaramutse abo bwije mwiriwe neza hanyuma nongeye kubabwira ko mbakunda ni ukuri ndabakunda muri inshuti zanje nungutse mu gihe nyacyo muri inshuti zanje za bugufi nabo niyo noba DJ nyine zaravuga ko bafite kuva ndakomeye ndabizi ko munkunda kandi naje ndabakunda n'abatankunda nabo munkunde abatarankunda muri makeya mugenda munkunde mungire inshuti nawe mwabe inshuti nziza muzambazanira ibintu byiza bifasha imitima yanyu hanyuma uyu munsi kandi nagarutse na mugeni kuko yagiye ubushize ni umugeni abatamuzi araza kubibwira nongeye namugarukanye hari message nshya twifuje gutanga kugira ngo igire akamaro bamarira hanyuma reka tumuheze kaze yivuge ababwire uwo ari we abari bataramubona bwa mbere babashe kumumenya karibu kuri channel yacu murakoze cyane amazina nitwa Zahabu uko nabibabwiye ni umusita nkabashatswe mu Masama ndabakunda cyane niyo mudukurikiranye ndabakunda cyane umugisha kandi mukomeze mukande subscribe mushigikire niko kwiza gushigikirana burya ni byiza umushigikira uyu munsi nawe shaka mushigikira ndabasuje cyane urakoze cyane uyu munsi kandi twifuje kugaruka hari message ntoya kuko nabibabwiye dufite kubashikiriza nubwo iyo bari mu minota mikeya ariko turabibashikiriza buri mwese ahitahura uko yumva twebwe turashobora kutabivuga neza ariko wowe muri analyse yawe ukabikwega ukumva ko ari amajambo meza afite akamaro hanyuma uyu munsi twifuje kuza kugira inama mu bagenzi bacu ndetse n'abakobwa bamaze gukuraho nyine bageze mu kigero cyo kubaka twaje kubagira inama iyo nama twaje kubagira inama yo kwiteza imbere inama yo gukura amaboko mu mufuko inama yo kutifumbata ngo tubone ko ntacyo dushoboye ngo duhange amaso abagabo gusa uzi ko ejo bundi hari umukobwa umwe wavuze ngo rega ngo ntiyokomeza ngo amashuri ngo azosanga ngo umugabo ngo yarayamwigiye ariko njyewe mba mbona ari ukudanganyika ugomba kwiteza imbere ku giti cyawe n'uriya mugabo urashaka kumwirengera mu gihe runaka akaba atakiri cyangwa mu gihe runaka mukaba mutakiri cyangwa se ukamufasha cyangwa se mu gihe muri kumwe ukaba wamufasha nk'umugabo mwubakanye ariko bitewe n'uko wagize gute wakoze wakuye amaboko mu mufuko hanyuma hari uburyo dushobora kubivuga gutya cyenda umuntu akaba yotekereza akavuga ati njyewe sinagize amahirwe yo kwiga njyewe nabuze umutahe wo gukora bene uko nyine hakabaho kugira gute hakabaho gucika intege ariko kuriya tugiye kwisuzuma
wosanga muri wewe utabuze n'impano n'imwe ishobora kugira gute kuguteza imbere cyangwa nimba ari no mu buryo bwo kudandaza hari ukuntu twebwe usanga dusuzugura utuzi ngo tudandaze ukabona tucuruza twenda dufate nk'utuntu dusuzuguritse ngo tudandaza nk'imboga ngo tudandaza itomati kandi wowe amafaranga yaragushizeho uhagura imboga kandi uri uhazigurira kuramuteza imbere kubera ko udashobora gutekereza ngo reka nanjye ngende zidandaze kugira ngo nanjye ngire gute niteze imbere. Rero nibyo tugenda tubabwira sinzi wowe inama uri butange nanjye ndaza gukurikizaho nyine dukomeze duhana amajambo kugira ngo dutange inama. Ni ukuri inama nubagira nuko gukora ni byiza, gukora ni ukwiteza imbere. Murakora wenda nubwo utobona amafaranga menshi ahagije nk'uko uyifuza ariko nyine uraguma ugakora ukazogera igihe nyine ukiteza imbere ugasanga nyine ugeze muri ayo mafaranga wifuza utejeje n'abandi imbere n'umugabo wawe. Nubwo waba ufite umugabo ntibivuze ngo wokora ngo wifumbate ngo kubera ufite umugabo, bisaba gukora. Urakora nyine akagira n'ibyo wikorera mu rugo, umugabo atarenze kubiguhahira wenyine ugahaha. Umugabo akazasanga waguze imboga, hari ibyo umugabo nyine yo kugurira n'ibindi nyine wokugurira mu nzu birakenewe. Ni ukuri icyo nabasaba ni uko mukora, nubwo akazi ntimukagasuzugure, nubwo koba gato kakaba kanini kakakubyarira umusaruro. Kandi gukora ntibisaba ngo wige. Hari abakora bakiteza imbere batarize ugasanga utaragize amahirwe yo kwiga ariko ugasanga witejeje imbere uri ku rwego nyine n'undi muntu n'uwize akagwifuza akureba nyine akavuga ati uyu nguyu afite urugero rwiza numwigiraho kino noreba ukuntu akora nanjye ngakora nanjye nkiteza imbere nka mugenzi wanjye. Hari abantu batagiye bagirirwa amahirwe yo kwiga noneho yabona ko atize akumva ko ubuzima bwe bwose burangiye akavuga ati jewe ntacyo ngira icyo nimba ndi umumama hasigaye kugira gute kubyara gusa akarera nta kindi kintu ushobora gukora kubera n'ubundi sinagiriwe amahirwe yo kwiga. Ariko ariya mahirwe utabonye yo kwiga ni wowe ugomba kugira gute gusubira kwizanira ayandi mahirwe kugira ngo azibe kiriya cyuho cyo kugira gute cyo kutiga, sibyo? Hanyuma ukagira gute ukaba wo kwihangira, hariho kwihangira ugahanga ukaba wo uvuga ati ndakora kano kantu buke kugenda ukora kugenda wizigamira ugasanga witejeje imbere ku buryo udashobora no uzi ko hariho abagore bamwe umugabo aja ku kazi nimba umugabo yatinze byenda yegeye nko ku kazi n'amafaranga asize yarasi akarindira igihe umugabo azira ngo azane yarasi. Ni ukuri biteye isoni pe, biteye isoni. Nk'uko umugabo adahari wobigenza gute kugira ngo ubone amafaranga yo guhaha udakora mu gihe adahari? Biragoye. Aba ari byiza kugira ngo nawe uba ufite akandi kantu kawe gato ukora kugira ngo kakwinjirize ukugurire pampa y'umwana ukagura imboga mu gihe umugabo adahari. Mu gihe ugize umushyitsi wawe gusa ugutunguye umugabo adahari nawe ukaba wamugurira fanta. Kubera iki? Kubera agafaranga nawe wibikijeho. Hanyuma abagore ugasanga nk'abagore badakora agiye kugira gute gushira umugabo muri depanse. Ugasanga nk'umugore dufate k'abageni sibyo, ugasanga umuntu w'umugeni nta mwana afite abinji afite nta kipfo ka ruguru ariko ugasanga yarara yashitse ngo umukozi sibyo, umugabo kagira gute akaba muzanye umukozi mu nzu wa mugore akamara uwo kuryama gusa no kwicara igitotsi ku kindi umukozi ngo niwe ukoropa, umukozi niwe woza ivyombo, umukozi niwe uhanagura ikirato cy'umugabo, umukozi niwe umesa isogesi y'umugabo. Ugasanga umugore karabaza umukozi ngo se ngo isogesi yashoboje irihe urumva nta mwana ufite nta kipfo ka ruguru gusa mu migiti cyangwa akamusasira ku gitanda. Nabyaga bibaho
ugasanga noneho kujya agenda ajyama umukozi niwe uhakora ugasanga ageze na hehe n'ahataragirwa tuzobigaruka tugiye kubivuga ubu nyine ariko twebwe turavuga ibyo kwiteza imbere nimba wowe utanafite n'ako ukora banza ubwire ngo tugerageze ugabanyirize umugabo depanse umugabo ntagire depanse yo kwishyura aho mutuye ahahe asubira agerekeyo nta kwishyura umukozi ibemo uhaguruke nk'umukobwa w'umunyamurenge ukore mu gihe utarabona icyo ukora burema bibaho ariko agaragaza nawe uzi ukora bino kandi bibaho nyine no kuba udafite umutahe nyine uhagije ariko ufite umutahe ufite abantu nyine bagusororera ku buryo utangira nawe nyine kwihangira umurimo ugomba gukora kubera ufite umutahe hariho abakora nyine kubera kuwubura badakora nyine kubera kuwubura hari n'abandi badakora kubera gusa kuvuga ati njyewe hari abatarabuze akavuga ati njyewe sinokora n'iki nokora hano ariko ibyo gukora ni byinshi cyane muhaguruke twiteze imbere nk'abamama b'abanyamurenge kugira ngo tugire natwe icyo tuzogeraho kugira ngo ingo zacu tuzubake aho nk'uko nari mbivuze nimba utaragira icyo ukora gerageza nawe ugire akantu kamwe ugabanyirizaho umugabo sibyo nimba ari ako kazi ko mu nzu nawe gerageza ugakore umugabo azagenda ku kazi asanga nawe watunganye apana umugabo kuva akazi mubwire ngo amafaranga y'umukozi ni ukuri naho umugabo atabikubwira naho ubona umugabo wagukunze aguha akayagira gute naho atobikubwira kuko umutima w'umuntu uragutse arashobora kubitekereza akavuga ati si uyu mugore ukuwe ntazabona n'umuntu mba ndushe nzava ku kazi nsiga aryamye nishika ngomba amafaranga y'umukozi ni ibintu biteye isoni vraiment biteye isoni muhaguruke dukore twiteze imbere hanyuma reka tuje no ku bakobwa nabo nubwo kwa mama tuvuze ku ncamake ariko nukuri tuzosura tugaruke tubivugeho hejuru yo kwiteza imbere hanyuma reka tuje no ku bakobwa naho tutange inama nkeya kugira ngo ducunguze uburyo umwete hanyuma abakobwa nabo hariho abakobwa dufate nimba akundanye n'umuhungu sibyo nashaka nta mu diaspora akamenya gusa ngo uwo muhungu yarize ibintu by'ishuri tumubaza asigara atonda gusa kugira gusa ngo byenda mu rugo ntibabibonye nabi ugasanga ariko ntagifashe kumva aravuze mfite umugabo yarize nzobura iki nzoja gukora iki agahita yumva ko ubuzima bwe burangiye sibyo aho ico ni icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri umukobwa nawe ategerezwa kwiteza imbere agakora nimba uri umukobwa umaze kugera mu gihe cyo kuba ufite depanse nawe ushobora kudepanse ukaba uzi neza na neza ko mu rugo byenda uko byipanze sibyo ukaba uzi ko nsabye papa mahera y'igisuko tiyo yabona bari kumugora bari kugira gute none yamara gutekereza biriya byose ubwo gukenera ngo byenda ase neza nawe mu bandi bikaba byamutera kugira gute kuja mu kugira ngo bamuhe amafaranga aho biriya biva kugira gute utiteza imbere kubera ko abakobwa bo mutuhaguruka ngo mukore kandi cyane abakobwa b'abanyamurenge abandi bakobwa usanga bihangira imirimo bakora bagira gute usibye abangaba bagiye muri Kenya barajijutse bagiye muri Kenya barakora bariya nyine barakora cyane baba bazi icyabajyana ariko nk'abakobwa bari ahandi hatandukanye vraiment muhaguruke mwiteze imbere bakore ariko nubwo habe n'abariya bari muri Kenya hari abenshi baza bagenda ngo bagiye gupagasa sibyo bakaja mu mageto y'abahungu akananirwa gukora akaja mu mageto y'umuhungu akavuga ngo ningenda kwa runaka aramuheza kubera iki wowe udashobora guhaguruka ngo ukore nawe witeze imbere ugira akantu kawe winjiza uzi umenya ngo ndasuka bitangoye wenda abakobwa bo si nyine bahano si cyane baba bazi ko mu nzu baheza icyo bashaka baramuha amafaranga yo kugura amavuta amafaranga yo gusuka ugasanga ibyo kugira byo gukora ntabyitayeho cyane kubera nyine aba ntacyo abura mu nzu ntacyo bimubwiye ariko gukora ni byiza
aba bakobwa rero abakobwa bagomba guhaguruka bagakora nk'uko twari tubivuze agahaguruka akadandaza akaza abona amafaranga y'ibisuko bitamugoye akabona amavuta bitamugoye akabona agahuzu bitamugoye ese uwo mukobwa ubona ibyo ngibyo azotekereza kuja ku muhungu biciye mu zihe nzira ubundi akenshi abenshi usanga ari n'ubushangu butuma baja mu bahungu atari n'ingeso urugero k'abakobwa babiriya mu Rwanda benshi barakora kandi ubona ko benshi batifuza gushakwa baba basa neza baba barize bafite amafaranga yabo bakora nyine bihangira imirimo nta mukobwa wiriya usanga yicaye gusa wategereje ngo umufiance ngo ibiki n'ibiki oya iri usanga nyine bakora abakobwa babo barajijutse wenda na hano naho bazojishuka kuba turabakangurira gukora nibakore n'ukuri nibajijuke bakore kuko umukobwa wakoze ntamugusa apfa kumushuka ngo mushukishe udufaranga impamvu hano badakora nuko batarajijuka ngo bamenye ibyo gukora icyo ari cyo bamenye icyo ari cyo gukora ariko nyine gukora ni byiza gukora ni byiza cyane gukora ni byiza hari ingeso zinshi gukora bikubuza hari igihe ugenda ukaba bize mu kazi bikaba bizonatuma udaheza ibintu byinshi umwanya aho uragenda gukora mu kazi wifitiye amafaranga yawe nta gahungu gusa kukubesha oya bazi kufite ifaranga nta n'uwo kurira utinyitse abavuga ati ese nakanda mukangishije nambara amafaranga arayafite nta kintu na kimwe abuzego nta kintu na kimwe abuze tacho mukangisha bakaba banatinya ariko iyo abona kuko uri umukobwa gusa w'inzango uri aho ngaho ubushanga gusa wirirwa muri karice gusa ukubita gutwitagitse n'indi uto kugendaho ugasanga ugiye no muri zangeso utari unasanzwe ufite ingeso kubera kugira gute kubera ngo gukunda ifaranga kandi uzikunda kuzikenera uzikeneye ariko utazikorera buri gihe tuba dukeneye ifaranga ariko kandi mu gihe utazikoreye kandi ukumva ko utegereza gukora ibyo abandi bakora bazifite byanga byakunda utegereza kuja mu ngeso mbi n'abakobwa tubaguke twihangira imirimo naho rega uretse n'umuhungu uje kugushaka agasanga nawe witejeje imbere bimuheza imbaraga nta wundi wo hirya no hino uza bijya ngo baza batereka ngo abakobwa ngo bakamubwira ngo nakasumbwene siki iyo yasanze wariteje imbere umeze neza nta kintu na kimwe cyo munyeganiriza ngo kitotuma aza kugushaka urumva noneho ukiteza imbere ukaza kubaka urugo rwawe nawe umeze neza kandi hari ukuntu abakobwa twisuzugura kandi ukumva ko abahungu basaza bacu aribo bagomba gukontribute mu rugo erega nawe hari icyo ushobora gufasha ababyeyi bawe hari icyo ushobora gukontribute mu rugo nawe ifu yawe wayiguze yoryoha mu rugo ibiharage byawe wabiguze bizoryoha wagiye ugatahana imboga ku kazi biraryoshye uhesheje umubyeyi wawe ishema akavuga ati narabyaye kweri urumva akakwita umugabo kandi uri ariko abakobwa b'abanyamurenge hari ukuntu twitinya tukavuga ati ese nukora nobizana muri runo rugo ibiki n'ibiki bene uko nyine ugasanga ufitemo k'ubwoba reka ngusubiza ukorana amafaranga mu rugo bazi neza ko ukora tacho totinya kuzana habe niyo wogura inzu twabwira ngo waguriye inzu baba bazi aho yavuye impamvu wotinya kubizana nuko wabizana bazi ko utabikorera ariko ubikorera kubera ko utobizana ngo bigira akamaro abakobwa mugomba mu guhaguruka namwe mugakora mugafasha imiryango yanyu umwanya mutarashaka ukagira icyo ufashe kuko ababyeyi baratubyaye bararuha baraturera urumva natwe tugomba kubafasha muhaguruke mwiteze imbere mukore umurimo wose wihangiye nta kuvuga ngo njyewe sinkora ibingibi ngo sindi kuri level yabyo ariko burya hari benshi jewe nakurikiranye ubuhamya bwa Kami uriya w'impanga ikini impanga aravuga ngo yigeze kudandaza inkweto za caguwa urumva nawe urabona ingene hageze izi nkweto za caguwa izi bano bahungu zubona bagenda bazungurukana arazidandaza yaravuze ngo yagaze agenda kurangura urumva ngabo yagiye kurangurira kubera ukuntu yabagasa ngo bakamunga ngo bakavanga none karababesha ati wewe worangura zino nkweto gute kusa neza ariko
iwe ntibyamuteye isoni, yarazi icaganisha, yarazi icyo ashaka kugeraho. Urumva umukobwa w'ubwenge ntazareba ngo bino biraciriritse ngo soma udandaza ibi, udandaza ibyo ubonye byose uko amafaranga yawe angana, ni kudandaza kugira ngo ugere gute nawe witeze imbere. Abakobwa muhaguruke mwiteze imbere, bizotuma ingeso nyinshi muzireka, bizotuma utakagombye kurira, bizotuma agaciro kanyu mukagumana kugeza mugeze mu ngo zanyu. Kandi nimumara kugera kuko nimba usanzwe witeza imbere, yego nimba usanzwe witeza imbere, noneho iyo umaze kuba umugore biba akarusho ugashika mu rugo uzi icyo ugiye gukora, ugakora urugo rwawe ukaruteza imbere, urugo rwawe rukaba urugo rutinyitse, abantu bose bubaha, abantu bose batangira akarorero. Kubera iki? Kubera gukora tudasuzugura imirimo, tudatoranya imirimo, sibyo? Muhaguruke mukore abakobwa n'abamama, muhaguruke twiteze imbere, tureke kuryama gusa, dukore dufashe abagabo bacu, dukore dufashe ababyeyi bacu, ndetse n'abandi n'umuryango, n'abatishoboye tubagireho, tubafashe, kubera kugira gute, kubera gukora no kwiteza imbere. Hanyuma uyu munsi turakora iminota mikeya, ko dukoze bwije, murabibona ko amashusho atagaragara neza, niyo mpamvu turi bukore iminota mikeya. Hanyuma reka nguheze ijambo, ubwire ibintu bibiri, ubwire abakunzi bacu tugana no ku musozo. murakoze cyane mwe mwadukurikiranye, mukomeze muduteze imbere, nubwo icyana ari Amado, muduteze imbere cyane, kandi subscribe, muduteze imbere n'ukuri, kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kudukurikirana, murakoze, Imana ibahe umugisha, kandi ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Hanyuma abakunzi banjye, nanjye icyo nababwira n'iryo jambo ryari rituzanye, message ntoya dutanze ibagiremo akamaro n'ukuri, muyumve, muhaguruke mwiteze imbere. Itomate wozidandaza ukagira icyo ugeraho, ibitunguru bidandaza ukagira icyo ugeraho, aho n'iki kindi giciriritse ni byinshi, intoki, ikintu cyose ushobora gucuruza cyo kugirira akamaro, cyangwa se tugaragaza twishakemo impano dufite cyane, maze tugaragaze twishakemo impano dufite kugira ngo tuzigaragaze, zitugirire akamaro muri ubu buzima turimo. Tureke kwisuzugura, ureke kubona kuri iyi sitati ku isi, ahubwo ubone ko hari icyo umaze ku isi, uhaguruke mukore. Hanyuma reka nsubire mbashimire no kuri ubu buryo mukomeza kudukurikirana, abakunzi bacu mukomeza kudushigikira mu buryo bwose butandukanye. Ni ukuri sinzohwema kubashimira, umunsi wose nzaza hano tuza mbashimira kuko urukundo mwanyeretse, ndabashimiye pe, mba nabuze n'amajambo yo kuvuga kubera urukundo munyereka. Hari igihe ntekera nkavuga ati iyo nari nzi buri muntu wese nkuroza muhamagara ku giti cyo muhamagara mubwira ngo warakoze. Ni ukuri nimba waragize icyo ukora kuri Amado TV Show, ndagushimiye, gusaba umugisha ku Mana, Imana iguhe umugisha utagabanyije. Hanyuma reka mbwire n'abantu n'ukuri nabo baduca intege, ni ukuri pe, mugenda mukunde ibikorwa byacu, mureke kudusha intege, mureke hari umuntu uzamwumva kumva ati uyu mujambo ukavuga ati si umuntu, Mana yanjye uyu muntu namutuse nagize iki, ariko ni ukuri mugenda mureke dukundane, dutezanye imbere, dukomeze dushigikirane, kuko niba ushyigikiye hano kuri channel, nanjye ejo nzogusanga ucuruza ibintu byawe runaka, mbe no guteza imbere nanjye nkakugurira. Niko gutezanya imbere nk'abanyamurenge muri rusange n'ayandi yose, amoko yose adukurikirana. Hanyuma murakoze cyane, ni ukuri turabakunda, tuzongera tugaruke tubazanira ibindi byiza. Mwandike muri komenti mutubwire uko mwumva, muduha n'inama, mudushikira uko tugomba kubikora, aho tutabikoze neza tubigorore cyane. Nimwe dufite, nimwe bacu, ni ukuri jewe ubu nyine umuryango mugari mfite ni Amado TV Show. Ndabakunda cyane, bye.